Banyarwandakazi, banyarwanda, namwe banyayuganda bavandimwe, mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mbanje kubasuhuza, nimugire amahoro. Banyarwanda, banyayuganda, rubyiruko, uyu munsi ni uw'amateka yanyu. Narababwiye ngo mujye mukora uko mushoboye kose, mubike aya makuru n'aya mateka, kuko muzayakenera mutagishobora kuyabona. Ndabivuga kubera ko mwabwiwe byinshi, mwigishijwe byinshi, ariko mu by'ukuri akenshi ari ibintu biri mu nyungu za politiki. Atari ko kuri. Aya mbaha ni amakuru y'ukuri adashingiye kuri politiki. Jye nta shyaka ngira, nta mutwe wa politiki ngira, bityo amakuru yanjye ntaho abogamiye. Ni ukuri, ukuri gusa. Uyu munsi rero ndagira ngo dusangire amateka y'ingenzi ajyanye n'urugamba twanyuzemo mbere yo gutangiza intambara yo mu Kwakira 1990. Intambara yo gukura impunzi z'Abanyarwanda mu buhungiro no kuzisubiza mu gihugu cyabo, u Rwanda. Aya ni amateka atagomba kwibagirana, kuko ari igice cy'ubuzima bwacu, kandi ari nayo nkomoko y'ibintu byinshi byabaye nyuma. Ibyo birimo uko u Rwanda dufite uyu munsi ruhagaze, naho politiki yarwo yaturutse. Inkotanyi nangwa abasirikare baje icyaje kwitwa RPA nyuma, twaje tuva mu ngabo za Uganda za NRA. Benshi muri twe twasohotse mu rugamba rumwe twinjira mu rundi rugamba. Niko byari bimeze. Twarwaniye Uganda, dutanga umusanzu ukomeye mu kugarura amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. Muri urwo rugamba hapfuyemo Abanyarwanda benshi, abenshi barakomereka, ndetse batabariye u Rwanda abenshi ari ibimuga. Icyakora igihe twavaga muri Uganda, iyo ntambara yari isigaye igeze hafi ku musozo. Umwanzi twari tumaze kumucogoza, twaramuciye intege no kumugabanya, ku buryo igihugu cyose cyari hafi gutekana. Ndashaka kandi kubibutsa ko uyu Fred Gisa Rwigema mwumva ari we wayoboye izo ntambara zose, niwe wagiraga uruhare rukomeye mu kubaka no kuvugurura ingabo, ashyiraho za battalions, mobile forces, brigades na divisions, akanagena abagomba kuziyobora. Ikindi cyaranze ubuyobozi bwe Rwigema ni ugushaka uko bamwe mu barwanyaga leta bagarurwa mu mahoro, aho gukomeza kurwana. Benshi muri bo bavuye mu mashyamba bahinduka ingabo za leta. Ibyo byerekana ko icyo gihe Rwigema yari amaze kuba umunyapolitiki ushishoza, kimwe n'uko yari umusirikare w'umuhanga cyane. Ku rundi ruhande naho nsa n'uvuguruza ibintu byubatswe mu binyoma bikaba ihame. Hari byinshi byagiye bivugwa kuri Paul Kagame bigendanye n'imirimo yakoze muri Uganda. Banyarwandakazi, banyarwanda, bagande,
ibyo bisirikare byose twabibayemo mwumva bivugwa, twe bavuga, kanwa kavuga. Nyuma yo gufata Kampala muri mu 1986, Kagame yashyizwe mu biro by'iperereza hari i Kampala kuri Basima House. Kagame yahise yibanda ku buzima bwe bwite, ajya muri shuguri. Abatabizi neza nanone mu mateka mu bifate, no gufata Kampala habayeho gufuya, habayeho gucaginga, habayeho kurutinga, harutingwa cyane cyane iby'abari abayobozi mu ngoma zashize, kuko nabo benshi ntabwo babaga mu byabo, babaga mu mari zasizwe inyuma, amazu n'ibikorwa byinshi, amahoteli, amabara, amaduka by'Abahinde, ibyo bitaga Departed Asian Custodian Board. Ibyo byari tugifata leta byari mu maboko ya intelligence y'igisirikare, ko igisirikare cyo cyahise kijya mu buyobozi bw'ibintu byose. Kagame rero yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi no gukodesha cyane cyane iyo mitungo y'Abahinde basize inyuma, birimo amazu n'amabara n'amaresitora n'ibindi nk'ibyo. Kandi Kagame yacaginze ibintu byinshi, byarimo n'iriya modoka yagenderagamo ya beze mwabonaga. Kagame rero ntigeze ava i Kampala na rimwe kuva 86 mu kwezi kwa mbere kugera muri 90 mu kwezi hafi kwa karindwi, aho yagiriye muri Amerika mu kwa karindwi naho kwa munani, ko yagiye akererewe. Ntabwo yigeze ava i Kampala, mu gihe abandi twese twarwanaga intambara, harimo na Rwigema utarigeze aruhuka mu majyaruguru n'ahandi hose. Ibi banyarwanda bitandukanye cyane nuko Kagame ubwe yakomeje kwimenyekanisha mu mateka, ndetse n'abanyamahanga bakabyandika bakabishyira mu bitabo, mu bihugu bikomeye bakamuvuga gutyo, bavuga ko Kagame ngo yigeze kuyobora iperereza ry'i Bugande. N'ubu ibyo mvuze mubishingireho, muzakora ubushakashatsi, mubaze ba nyir'ubwite, mubaze ababanye nawe. Kagame ntigeze ayobora iperereza ry'i Bugande na rimwe. Nababwiye ko umwanya yagize wo hejuru wabaye uw'umuyobozi wungirije w'agateganyo, ni ukuvuga ngo ni acting deputy director of military intelligence. Akaba nawe yavuyemo nyuma ajya ku kosi, akaba nako yaje agaruka avuye mu mipango yari yaragiye gukora. Kagame yari afite abayobozi benshi bamuri hejuru bamutegeka kuva 86 dufata leta kugera ava mu Bugande, kandi bamurushaga amashuri mu gisirikare. Abo barimo uwa mbere yari Mugisha Muntu, uko mbyibuka, hariho Rutaya waje gukurikiraho, harimo bitwa Bavyimaro n'abandi uko bagiye bakurikirana. Kagame ntigeze ayobora uwo mutwe. Icyo nagira ngo nyine ntunganye amateka, turigenda dusobanura kandi dukosora amateka yashyizwe mu mitwe, ndetse amwe akaba yarigiye mu bitabo. Mu by'ukuri nyuma yo gufata Kampala, Kagame ntigeze akomeza ibikorwa bya gisirikare, yakoraga ibintu bisa n'ibya civil intelligence, kuko Kagame akenshi yaritumirizaga akeba ibyo ngibyo rwose. Twe twakora muri ibyo biro, nubwo twabaga muri za operations, muri za batayo. Kagame bizwi neza ukuntu yakundaga kwiha imirimo, yakundaga kwishakira imirimo akayikora, ugasanga akenshi arabipfana n'abari bamuyoboye. Kagame rero yibanze mu gushakisha abantu ngo bakekwagaho kurwanya leta ya Uganda, cyane cyane bava mu bwoko bw'Abagande, abo bitaga ba Kirimutu. Kirimutu ni igikundi cyari cy'Abagande batumvaga Museveni neza, bagashaka kumurwanya, bakajya batanga intwererano. Hari abo rero muri abo ngabo Kagame yashinjaga ibyo batakoze, abandi akabateranya na leta cyangwa akabashakishamo amafaranga, abakorera amadosiye, akabikaho urusyo nka bya bindi avuga, byarangiza akabaca amafaranga
ubundi akabavanaho icyo cyago cy'icyaha. Uku niko Kagame yabayeho, arimo no gusopanya nanone iby'umuryango aho watangiriye, nk'uko nabibasubiriyemo, asopanya abanyarwanda, asopanya Rwigema n'abandi basirikare bakuru b'abanyarwanda n'abanyamuryango. Ibi ni byo Kagame yikoreye kugeza igihe yagiriye Amerika, turongera tumubona adusanga mu rugamba nyine, abandi barashize. Reka nsubire ku murongo w'amateka nabahaga y'aho abanyarwanda twagiye tuva, ingabo zose zatabariye u Rwanda aho zakomotse muri Uganda, aho twatorotse tuva. Uganda mu majyaruguru n'iburengerazuba hari imitwe ikomeye irwanya leta ya Museveni yanze kumwakira. Iyi mitwe y'abanzi twahanganye yarimwo uwitwaga UPDM. UPDM ni ishami ryabo ry'ingabo ryitwaga UPDA, bivuze ngo Uganda Democratic Movement na Uganda Democratic Army ya. Ibi byari biyobowe n'uwitwaga Otemare Madi, uyu wahoze ari prime minister kera ahari ku bwa Rutwa. Hakabamo umusirikare witwaga Odongo Latek na Eric Odwa. Abatwara abarwanije bamaze gucika intege, turwana na abasirikare bakuru barimo ba UNRA, barongera biyungana, havuka umutwe wa Holy Spirit Movement wari ukuriwe na Alice Auma Rakwena. Abo mwarabumvise ko babaye akara kajya he, bamaze kuzengereza cyane ingabo za NRA. Bageze aho ngaho nabo baratsindwa, baracogozwa mu majyaruguru, barongera baturuka mu burengerazuba. Barimo abasirikare bakuru bahoze ari ba Chief of Staff bitwa ba Smith Opono Chak, ba Ojukwu Kirama. Abo nabo bavuyeho baracogozwa, bazaza kwiyongeraho bo mu burasirazuba b'abateso bakuriwe n'uwitwaga Pito Tai n'abasirikare bitwaga ba Francis Eregu, umwe witaga Hitler, n'uwitwaga Sunlight Okelor. Abo nabo bararwanywa, bari mu mutwe wa FOBA, Force Obote Back. UPA yitwaga ngo ni Uganda People's Army na Uganda People's Movement, bikorewe n'uwo mugabo witwaga Peter Otai mu burasirazuba. Aba bafuba barakorewe n'uwitwaga Amasete Kuya. Ibyo biza gusoza hari umutwe wa LRA, Lord's Resistance Army, yaje gukorerwa na mubyara wa Alice Rakwena witwaga Joseph Kony. Uyu Kony niwe twasigiye Abagande bahanganye nawe, ariko nawe tumaze kumuca intege twerekeza mu Rwanda, turatoroka tujya mu Rwanda. Muri ibyo bice byose naraharwaniye cyangwa narahakoreye mu bihe bitandukanye, ndi muri za batayo zitandukanye za NRA. Nibura kuva muri 86 mu kwezi kwa 4 kugeza mu Kwakira 90 ntaha mu Rwanda, kandi yari faze ya kabiri y'intambara. Igihe nagize faze na kategoriza mwo eshatu mu Bugande. So nageze mu Rwanda mvuye muri batayo ya 99, yari ahitwa Kapchorwa mu burasirazuba, aho nari kumwe n'abitwa Bagashumba mwumva wishwe na Bakabarebe Bungwe. Nari hamwe na Gaddafi Kazi Ntwaro yopfuye ejo bundi aha. Officers barimo bandi bitwa Babucyana Livingstone yaguye muri parike na Rwanyamugabo nibaza ukiriho. Aho nari nkubutse mu karere kamwe nanone muri batayo ya 65, narabonye transfer njya muri 99, aho naho nari kumwe n'abitwa Basengoga Karisti, uyu witwaga Museveni nawe yarashwe Kagituma n'indege. Tukinjira ku itariki ya 3 hari Karangwa Kadogo, twari kumwe muri iyo batayo ya 65 n'abandi benshi b'abasirikare batoya n'abofficers.
uko wumva twari tumeze muri za bataliyoni n'ahandi hose hamwe twari benshi ahandi turi bake ariko nta batayo itari ifite abanyarwanda hafi za uganda zose. Uko niko byari bimeze muri enare muri za batayo zose, abanyarwanda bari hirya no hino muri za unitsi zitandukanye kandi bari muri ubwo burere bw'imirwano. Ariko igihe cyarageze bose duhurira hamwe baza ku rugamba rwo gucyura abanyarwanda mu gihugu cyabo. Hari icyo nshaka kubibutsa, urugamba rwo kubohora u Rwanda rwari urugamba rwanjye rwa kabiri. Ubwo ni ukuvuga urugamba rwavuye mu burengerazuba tukaza tukarinda dufata i Kampala, kandi narwo rwari rufite amateka yarwo yihariye. Mu cyiciro cya mbere cyarangiye hafashwe Kampala, mvuye mu burengerazuba no hagati ya Uganda tugera i Kampala. Njye nkinjira mu ishyamba, twakomeje urugamba ruyobowe na Fred Rwigema, twerekeza mu misozi ya za Rwenzori tunyura za Fort Poto, Mbarara, Masaka, dukomereza imirwano muri Katonga, turwana imirwano ikomeye ahandi hitwa Busega mu marembo ya Kampala, twinjira mu mujyi wa Kampala ndwana mu Rubiri. Ababizi neza i Kampala bayizi, naruhukiye Kororo ahitwa kuri Summit View by'agateganyo mbere yuko dukomeza imirwano twerekeza mu burasirazuba, tunyura Mbare, Soroti, tunyura Lira na Gulu, dukomereza Moyo na Arua, aho twahasanze abasirikare bahoze ari abamini kera ba Rescue Front bari bayobowe na Moses Ali, n'abandi ba former Uganda National Army bari bayobowe n'abitwa ba Bamuze n'aba Alaitata. Ndetse Museveni atangiza imishyikirano nabo, nitwe bagarutse mu maboko batayo yacu. Twabakiriye ingabo za Rescue Front babobokamo amayuniti, ariko nitwe twakoze icyo gikorwa, bityo dufata imipaka ya Uganda na Zaire y'icyo gihe na Sudan, ko twari za Koboko ndetse na Yombi. Bityo nagize ibyo byiciro bigera kuri bibiri mbere y'uko njya mu kigo cy'imyitozo, ndongera ubwo icyo ni icyiciro cya mbere. Nagiye mu cyiciro cya kabiri nababwiye cyo mu ntambara yo mu majyaruguru, intambara yavuye muri 86 mu kwa kane kugera mu kwa kabiri 88 na kwa mbere, njya mu mashuri y'igisirikare, nkongera nkayivamo muri fazi ya gatatu iyo narwanye kuva 89 mu kwezi kwa kane kugera 90 ntaha mu Rwanda. Mbere reka ndebe icyo nenda kuvuga, nuko nanyuze muri utwo duce twose. Akenshi twagenzaga twari ingabo z'amaguru zitagira n'amamodoka, twari tukiri nk'inyeshyamba kuko bari abantu baradufatiranye, tutari twabona ibikoresho bihagije, batangira kuturwanya ko nabona icyo bashakaga. So twabaye ingabo z'amaguru. Ababyibuka neza twahoraga ku cyo bita mobile, buri batayo yari abasirikare b'i Bugande baragendaga cyane, twahoraga twoherezwa aho hose habaga hadutse imirwano mishya. Ababanye natwe icyo gihe barabizi neza ko twahoraga twiruka dukurikiye aho umwanzi avugwa hose. Mu Rwanda buriya nta mobile forces zahabaye nk'izo, kuko u Rwanda ni ruto n'imiterere yarwo, hanini habaye ibikorwa byo twakwita advance, cyane cyane igihe cyo gusoza intambara. Nguko rero dore ahantu hakurikira ni hamwe mu hantu twakoreye abana b'Abanyarwanda n'aho twarwaniye, ari naho abana b'Abanyarwanda benshi bavuye mbere yo kwinjira mu rugamba rwo gucyura Abanyarwanda mu gihugu cyabo. Muri za district za kera ubu ibintu byagiye bihinduka, ariko kera yitwaga Kitgum district yo muri Acholiland. Abanyarwanda n'ahantu hari za deployment zishingiye ku mirwano yari iriho mu gihugu hose,
mu majyaruguru. Hari uduce nka Pajure, ahitwaga Mucwini na Mukora, Rukungu, ahitwa Karongo. Mu mbabare ntabwo mbivuga mu mivugire yabo uko hitwa mu ndimi zabo, ariko ndacirikanya. So hari ahitwaga Karongo, ahitwaga Patongo, ahitwaga Padere, n'ahitwaga Orurimu. Muri district ya Gulu ya kera, uburere bw'imirwano n'aho ngaho abantu babaga barwanira, cyane cyane harwaniye intambara zaberaga Tiyak, aha hari mu ndiri y'abo bagabo barwanyaga leta, ahitwaga Pabo. Then hari ahitwaga za Patiko, ahitwaga za Lamogi, Paicho, Pakwero, ahitwaga Latoro, ahitwaga za Wiyanaka. Aha ni werekeza ku mugezi wa Nile usa n'uwenda kwambuka muri za Mubaruru, za Pakwachi, za Pulongo, za Ureyo, Apalanga, Agungu, Ayago. Aha nahabaye cyane ibice byose mvuze bya nyuma, ndarahatuye ndanaharwanira. Ibice byo muri West Acholi nanone nabayo nakoreyemo ni Anaka, Alero, Bwobo, ahitwa Noya, iza Kochi zose, akarere kitwa Kochi, hitwaga division ya Kochi, kuko ni Alero yari division. Habagaho Kochi Goma, hakaba Kochi Kweyo, Kochi Ama, ukagera ahitwa za Custom Kona kuri kaza kaburimbo, ukamanuka nanone ku bumoso ipfuga ku buryo ugaruka Kamudini Kona ahitwa Menakuru. Hakaba hegereye umujyi mu ntanzi z'umujyi ahitwa za Palenga, umujyi wa Gulu, Palenga, Bobi, Laibi. Aho hose bararwanaga, hari ubwo bajyaga bazingira umujyi bakawegera mu birometero 3-4. Aha twararwaniye cyane, niho abana b'Abanyarwanda babaye igihe kinini cyane barwana. Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe Banyayuganda bavandimwe, reka mbe ngarukira aha kuri district ya Gulu. Noneho mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro nzabasobanurira ibindi bice bikurikiraho. Tuzakomeza dusangira andi mateka agaragaza urugamba aho rwaturutse, aho Abanyarwanda baje mu rugamba rw'u Rwanda baturutse, nuko twateguye gutaha n'ibindi bikorwa twanyuzemo mbere yo kwinjira mu Rwanda. Murakoze cyane kuba mwafashe uyu mwanya wo kumva iki kiganiro cyanjye. Nimugire amahoro kandi Imana ibahe umugisha. Murabeho.